hari ibintu maze iminsi mbona bicicika hirya no hino abantu bita ngo ubutinganyi muri ADEPR. Ubutinganyi muri ADEPR. Ubutinganyi abantu bose bari kuvugaho ni iki? Bamwe ngo nta gikwa cyacitse ngo ni iki? Hari video neza gukora ndavuga nti Museveni ni intwari, ni imfura cyane. Museveni nubwo najya nibaza nti icyo atinze ku butegetsi ari kubera iki? Imana burya ishobora gukoresha umuntu hari umugambi izi mu bishuzaza muri icyo gihugu. Kuba Museveni n'abaganda baki bakavuga bati abatinganyi no, bahakana abatinganyi. Ubugande cyangwa bishobora nka Uganda yaravuze ngo no, ibintu by'ubutinganyi iwacu ntabwo tubishaka. Uganda yarabanze, Kenya irabanga, za Ghana zirabanga, Tanzania, za Nigeria, ibihugu byose banga abatinganyi. Kubera iki? Kubera ko bashatse kubisunika ngo bibe itegeko muri ibyo bihugu. Noneho ibyo bihugu Imana bakoreramo biranga. None mu Rwanda kuki abantu bari gutera amagambo cyangwa se baganda kuri biriya byabaye muri ADEPR? Bamwe ngo ririya bendera ngo ryagiyeyo ngo abantu batabizi, abandi ngo ntabwo nabigandaho cyangwa nanabivugaho. Ijambo ry'Imana ritubwira ko mu minsi ya Satani azigira akarayi kajyahe akishyira ku mugaragaro ku buryo bafite gahunda kuva kuzirwanya. Ntabwo byoroshye. Urugero babona amagufa uko byagenze. Barabatinganyi rero baragiye baravuga bati okay, turi kunyura mu kubishyira mu mategeko bikanga. None reka tumire mu insengero kuko bazi ko bazabeshya abantu uwo bita ngo Yesu cyangwa Yesu bagize umuzungu ngo ni urukundo bakunda bose. Noneho kubera ko abantu b'abirabura burya babona ibyo umuzungu babwiye ngo nibyo, ariko wibuke nta mwirabura n'umwe utazi ko ubutinganyi ari ikizira. Imbere y'amaso y'Imana ubutinganyi ni ikizira. Ubutinganyi ikizira imbere y'amaso y'Imana. Niba ibi bintu tuzi ko ari ikizira imbere y'amaso y'Imana, ni gute abantu bareka? Kuko wibuke ntabwo umuntu ashobora gufata ibendera tuzi twese ko ari ry'Abatinganyi ngo yinjire mu rusengero, nubwo abantu ntabwo bamusatse, ariko byibuze uramucyanga kumubwira ati ibi bintu hano ntibyemewe. Niba ushaka kubikora genda bikorera ahandi kure, ariko ntubizane mu rusengero. Kwishyira mu rusengero ni iki baba bagamije? Icya mbere ni ugusuzugura Imana yacu. Gahoro burya abazungu bafite ukuntu batekereza ibintu. Azanira abendera uyu munsi, hagashinga imyaka 2, 3, 5 agakora ibindi. Ariko noneho ni bya bindi byo kugira ngo bace intege intama z'Imana ziri gukurikira ijambo. Noneho bazana iryo bendera ikizira kigeza Ahera. Waba ubibona ucika intege ntubyitaho, utangira uvuga ni ibendera ryaje mu rusengero. Urambwira iki? Nuko ubaca intege abantu nyuma y'igihe runaka gahunda yabo ko bayizi bashaka kubikwizamo mu bantu, bikagenda bifata intera gahoro. Noneho wa mugambi wundi bafite inyuma wo kuza babishyira mu bantu, abantu bakabyakira byihuse kuko babonye ko byageze no mu rusengero.
barabirirwa basenga ko amabendera y'Abatinganyi twayabonye. Biriya bivuze iki? Biriya bivuze ko Abatinganyi ntaho batagera. Niyo message. Kandi noneho wibuke iyo Satani mubonye ukamufata ashaka andi mayeri y'ukuntu aca inyuma mu cyanzu. Aribyo rero byabaye hariya mu Rwanda, kuko urebye ntabwo ubuyobozi bugira ikintu bivugwa cyane ngo birwanye, kuko byanze bikunze Satani azi ibihugu bya Afurika bidakozwe by'ubutinganyi, azi n'ibindi ashobora kwinjiramo kubera inyungu runaka, noneho kugira ngo yigarurire abaturage. Turavuga tuti rero Abanyarwanda icyambere icyo nizeye nuko nzi ko mu muco w'Abanyafurika muri rusange n'Abanyarwanda ibintu by'ubutinganyi ntabwo ari ibintu byacu. Nagize gutanga urwenya ndavuga nti umuzungu araje arakwibye ubutunzi bwawe, akuvanyeho amafaranga, akuvanyeho aguhaye icyo bita imfashanyo. Iyo mfashanyo arayikwaka inyungu kuzishyura imyaka n'imyaka. Iriya myaka ibihugu byishyura, amafaranga byishyura aba yikubye inshuro 5 cyangwa zirenze yayo bavuga ngo baduhayemo imfashanyo. Noneho wibuke urwenya yatanze, naravuze nti iyo bigeze ku umugore, ntabwo Umunyafurika uzamubwira ngo reka umugore bishoboke. Umwatsa ubutunzi, umwatsa amafaranga, umuhaye imyenda, umwibye izo nyungu, nurangiza uvuga uti ngo muze umugabo ku mugabo, umugore ku mugore, Umunyafurika areke umugore bishoboke. Kugira ngo rero bagusha Afurika, kubera ko Afurika iri kuzamuka. Wumva ikibazo? Afurika buriya butinganyi impamvu babuzana muri Afurika, bari kureba bakavuga bati Afurika niyo ejo hazaza, kandi umuzungu ntashaka kubona Afurika na gato izamuka. Niyo mpamvu bagiye bafata Ubushinwa, bafite ibihugu bindi, babiha ubukungu, barabizamura, ariko basanga baribeshye kuko biri kubagaruka ubu. None rero barabegera bavuga bati Afurika ifite urubyiruko rwinshi, Afurika iri kuzamuka imbere, ni gute twabasubiza hasi? Batanze za sida, bazana za sida, biranga, birananirana, bazana ubukingirizo, bazana iki byose birananirana, umwirabura arabyara akabyara, kubera wa mugambi Imana yavuze ngo ubwoko bwanjye buzaba nk'umusenyi. Ubwo kuri rero kugenda kuza hanze kugira ngo bakurwanye, bashyiremo ingufu, nuko bagomba gukora ubutinganyi, abantu bagahugira mu butinganyi. Noneho rwa rubyaro rwari kuzava muri abo bagabo cyangwa abagore rukagenda rugamanuka kubera ko bagiye mu butinganyi. Niyo gahunda y'abazungu, kandi nkatwe nk'Abanyafurika tubyamaganire kure, ahubwo ni amahano kumva ngo ibendera ry'Abatinganyi ryageza mu rusengero, ni cya kizira cyageza Ahera. Bizakurikira rero urebe ko uzagenda bikura, igihugu kizisanga cyaragiye muri iyo miyoboro. Kubera iki? Kubera ko abantu batumva. Ariko nzi neza ko abantu bazabirwanya, basubika pushinge, harimo ko kw'Imana. Nzi neza ko tuzatsinda ibyo by'ubutinganyi bigasubira iwabo mu bihugu byabo. Kuko wakwibaza impamvu kuki abirabura, uzabona n'abirabura bagize gutya bagakomera mu bihugu by'abazungu, utabaye umutinganyi cyangwa wambare ikanzu ngo werekane ko uri umugore kandi uri umugabo, bahita bagukubita hasi. Reba abagabo bose uzi b'abirabura bagenda bambara amakanzu cyangwa se bajya mu butinganyi, cyangwa bakavuga ngo umwana wawe agomba kuba umutinganyi kugira ngo tukomeze tukuzamure. Bwa bwenge nabwo bwabuze. Imana ivuga ngo nubura ubwenge nanjye nzakureka. Bakemera bagafata abana babo b'abahungu bakabagira abakobwa. Ni ibintu bibabaje. Ubwo ni intimba baba bafite, ariko se ni iki cyatuma ubura ubugingo bwawe kugira ngo ubone iby'isi? Wakongera Satani araguhuma, akaguha ibyo bintu, ukabyirukanyira, ukimika iyo mico mibi y'ubutinganyi. Ariko umuzungu nakwihinduka akwihindutse rimwe, ntabwo umenye uko ubigenza. Uhita wibaza, ese uyu ni wa wundi twakoranaga bya bintu? Kuko bashobora kuba bakora Satani abantu benshi batabizi, kuko tuzi neza ko ubwoko bw'Imana bugiye kwiyereka, buri wese akabumenya.
umuzungu nawe ari gutangurana kugira ngo bashyiremo ibyo bintu bya satani bizabajyana mu nzira za satani, noneho Imana izavuga iti mureba na babandi baragiye bari mu buyobe, bari mu butinganyi. Byamagananira kure rero, ubyamaganira bivuye inyuma. Ibyo bintu by'ubutinganyi mu nsengero, izo nsengero uko bagenda bazica intege niho baboneye bashobora kwinjirira, noneho kugira ngo gahunda yabo y'ubutinganyi ikwirwe mu Rwanda hose. Kandi umugambi niwe bafite, ariko tuzi neza ko Imana natwe dukoresha kugira ngo tubabwire tuti bamaso ibyo bintu by'ubutinganyi aho ubonye hose ubyamaganire kure, ukangurira abantu bashobora kubyirukanya ngo ni amafaranga cyangwa iki, bose babyirinde, kuko niko tuzatsinda umwanzi. Bitabaye ibyo, umwanzi ntabwo muzamenya uko abagenje. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.